ndaza kwifashisha ingero. Yego datinze. Ntago ntinda mwabonye umusore witwa Aisho Speed heruka hano. Aisho Speed, yes. Wakubaza ngo akora iki wansubiza ngo iki? Agera mu gihugu bundi akifotora akazunguruka hano yifotora. Wifuza gutera imbere afite internet, ufite smartphone, ufite uburyo bwo kwifotora, urasa neza ariko nyine niba bona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya, ufite ibyo wakerekana, abantu benshi bafite umwanya wo kureba, guscrollinga bakirirwa bareba batumwanya, ibyo byakakubereye umusaruro, ari nacyo kinjyana ku bundi busabe. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi n'abinzego zirabareba. Bose ntago ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buri ari ama video yose abantu bafata bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane, nukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mu gusoza mfite ikibazo buri wese ngiye kubabaza kugira ngo Picard, nuhe munyarwanda twifuza? Ni nacyo mwese murasubiza. Picard. Murakoze. Ngiye numva umunyarwanda twifuza ari ukorana ishyaka muri byose, ufite ambition kandi ufite unasaba standards ziri hejuru mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka mbarogoye gatoya, ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni iki kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu niwo mwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba, abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho